mwese ego so mbere na mbere turajya ngo twisegureho kuba amasaha twavuze twatangiriyeho ni zimwe muri gahunda z'akazi nazo zivanzemo twateganyije. Munyemere mbanze mbashimire kuba twese mwaje mungana mutya ku butumire bwacu, ndetse n'abashimira n'uburyo muzarimo gufatanya natwe, kubana natwe, kudufasha kugeza ibyo dukora ku bo tubikorera. Ufite n'umwanya mbashimire kuko niho mbaboneye mwese. Ngira ngo muziki iteranyije hano rero ni ukuvuga kuri gahunda zimaze iminsi zivuga muri demene muri rusange, ubuhanzi bayo batakibarizwamo, ariko si ibyo gusa, dufite byinshi twakoze, dufite imigabo n'imigambi byinshi tugomba gukora mu mwaka turimo, nabyo dufite ibyo tugomba kubagezaho. Natinze rero ndagira ngo sinzi ko mubyifuza mwebwe, murifuza ko tubanza kubagezaho uko byari biteye amasezerano twagifitanye nabo, cyangwa murifuza kubanza kugira ibyo mutubaza? Reka mbahe wenda umuyobozi abanza babwire uko amasezerano ameze, uko byari birimo, wenda nyuma nibwo turi busobanure nawe mu gihe mutubaza. Murakoze cyane. Nitwa Badrama, abandi CEO wa Demen Music Label. Icyambere cyo navuga, mbanje kubashimira cyane, yanabivuze manager wanjye, habayeho gutindaho, mutubabarire kandi cyane. Gusa ndishimye kongera kubabona ko nari maze n'igihe benshi muri mwebwe tutabonana. Mbashimira akazi muri gukora muri iyi minsi, uburyo muri kugerageza kugira ngo uruganda turimo rwa entertainment rukomeze kuzamuka no gutera imbere. N'ibimenyetso byinshi bihari hanze bigenda bigaragara ko itangazamakuru ryacu rigenda ritera imbere kandi rigenda ryagura imishinga. Nsigaye mbibona ko ibinyamakuru ni byinshi, abikora kwitya ni benshi, amachannels ni menshi, so ibyo byose iyo bije bifasha benshi, bikagabura benshi, bigateza imbere benshi, ndetse n'ababikora ubwabo bikabafasha n'imiryango yabo. Turi hano rero kuko hari hashize igihe ntari mu Rwanda, ariko akazi ka Demen kakorwaga ko singihewe kamara, ahubwo tuba dufite n'abandi dufatanya kugira ngo ibintu bijye mu bikorwa. Impamvu nyamukuru yo kuba hano harimo ibimaze iminsi biba ihindagurika mu bakozi ba Demen, mu bahanzi n'ibindi byinshi cyane. Navuga ko rero ari bimwe mu byatumye tunafata uyu mwanya kugira ngo tuvuge kuri iki kibazo tukigeho. Buriya hari ikibazo cyiza kikaba ngombwa ko kijya mu ruhame, ku mugaragaro, gusobanurwa, kuvugwa neza, kuko niyo cyagiye gutangira n'ubundi kiba cyatangiriye mu ruhame no ku mugaragaro. Nkeka ko ariyo mpamvu ibintu dukora ni business itandukaniye n'izindi. Ni business ihora muri media, ni business ihora abantu bakeneye kumenya uko bimeze, update, kandi kenshi babikura ku bitangazamakuru cyangwa se ku byatangajwe n'abantu. Ariko bikaba bibi cyane nanone ko hari benshi bashobora guca ku ruhande cyangwa se kwihererana umuntu umwe akaba yamubwira iki n'iki nyamara ari ukuri cyangwa atari ukuri. Niyo mpamvu twe twafashe umwanya kugira ngo duhurire hamwe tubasobanurire kuri ibyo bintu. So ndabizi neza ko amatsiko ya benshi, mbere yuko twavuga no ku bindi, nzi ko amatsiko hari cyangwa ikibazo cyari gikomeye, ari isohoka rya Jay Polly muri Demen n'isohoka rya Safi muri Demen. Nongera kubisegura no kubibutsa na mbere uko dutangira no kuvuga kuri ibintu, haba hari byinshi byagiye bivuga cyangwa inkuru zagiye zisohoka, usanga byitwa cyangwa bifatwa nk'ihangana. Iryo jambo numva ko atari ijambo ryiza, nta nubwo ari ikintu abantu b'abagabo bagakoze ngo guhangana. Ntabwo ari ihangana rero kuba ibi biba no kuba dufatiye umwanya ubu, ntabwo ari uguhangana, ahubwo ni ukugira ngo tubishyire mu mucyo, ibintu bibere mu mucyo ko ibyo dukora
bibera mu mucyo n'icyahinduka cyagakwiye guhindukira mu mucyo, apana mu mwijima cyangwa se mu tuguniguni. Ntahangana nta n'umwanya abantu bafite wo guhangana, ahubwo ni ukugira ngo ibyabaye bibe mu mucyo, kandi n'ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe ko abantu batumvikana ku masezerano, cyangwa se abantu basesa amasezerano, cyangwa se abantu bagirana ibibazo. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane bihoraho, kuko sinanavuga ngo ubu tuje gukemura icyo kibazo. N'ejo tuzongera twicare hari undi wagiye cyangwa hari undi mushyashya waje. So ni ibintu bihoraho ko nta masezerano ya burundu abaho, ntayo n'umuntu bwe ntagira amasezerano ya burundu. Murakoze ku kibazo cya Paul. Kugira ngo kugira making clear, we yashyize itangazo hanze cyangwa se aravuga ko nanayibona kenshi agenda bivuga, avuga ko tutubahirije amasezerano yo kumukora ibihangano n'ibyo tumukorera bidari bya karite. Namwe muri abantu bakuru, sibyo? Ntabwo umuntu yakora concert 80 umukore video ya miliyoni 3, sibyo? Tujye tukira mu gaciro. Niba umuntu umubwiye uti Paul turakwihanangirije n'inshuro yanyu mukora ibitaramo tatubwiye, umunsi kuri byo akagikora igitaramo avuga ngo yagikoreye 60, uwo muntu sinumva ko umuntu ari buze kumutekereza ajye kumukorera projet ya miliyoni 10 cyangwa 5. Turano turi muri business twe dushora umuntu, ariko nyuma yo kumushoramo tuba dufite na strategy tugomba gukoramo amafaranga. So niba rero twebwe strategy zacu zica, sinumva impamvu ngiye ngomba kujya gukora igihangano cya miliyoni 10 nkajya kugikurikirana, sibyo? Nagira ngo abakanakiraho making a clear. Biravuga ngo indirimbo esheshatu ubundi ndabyibuka ko tunabyandika twicaye, ari nanjye mu mara komputer nabwo, ariko zishobora no kuba na 20 biteye gushobora kubona umuntu ari kwiruka bimeze neza bihagaze neza, cyangwa se n'isoko, cyangwa se na request z'abantu. Turavuga okay, ahubwo ibyiza nuko twavuga ko ari ikintu kiganirwaho bitewe na situation uko imeze. Zishobora kuba indirimbo esheshatu umuhanzi akaba ari mu bitaro, zishobora kuba indirimbo esheshatu umuhanzi akaba ari muri tour atari muri izi ndirimbo, zishobora kuba indirimbo esheshatu umuhanzi agasohora nk'indirimbo uwuga akakubwira ati no, indirimbo yanjye uburyo imeze uburyo iri kuzamuka ku isoko mu amezi 3 byibura, cyangwa se nta n'igihangano mfite kiri tayari yo kuba yasohoka guhangana n'ikiri nashyize hanze mu time nitegura. Niyo mpamvu hagiyemo iyo nshinga yo kuvuga ngo uko isoko rihagaze cyangwa uko situation igeze, binasobanura no kuvuga ngo na rebo ubwayo nayo icyo gihe nayo ifite igitekerezo kavuga bro dukore cyane, cyangwa se tube turetse iki kintu urabona kiri gutanga umusaruro cyangwa kimeze gutya, cyangwa se tubanze dukore strategy, tubanze gushaka ikintu runaka. Ibyo rero niba byaragiye bibaho, ni nako n'amasezerano abiteganya, bikanarangizwa n'ikintu kimwe cyo kuvuga ngo iyo amasezerano y'umuntu cyangwa umuntu ajyanye ikibazo n'undi hari ukuntu ashaka kwidefana cyangwa se guhita agendera ku kintu atitaye kuri uburyo byakorwaga. Iyo umuntu akenshi ugiye kugira ikibazo ntabwo yita ku buryo byakorwaga, ahita areba ibyanditse runaka. So aricyo navuga rero kuvuga ngo kureba uko byakorwaga cyangwa uko byari bimeze kuba gusa nkaho kwirengagijwe ibyo bikorwa iyo bitakozwe n'umari habaho ikintu nk'iki cyabaye. Ni ukuvuga ngo umuntu umwaka wa mbere ukorana nawe waramwemereye indirimbo esheshatu akazibona, uwa kabiri ntazibona akinjira mu wa gatatu, ntabwo haba harabayeho kuba yarabangamiwe, ahubwo haba yarabayeho kuba njye niko byumva ku isayidi yanjye, kubabona ko akazi kari gukorwa. Kuko akazi katari gukorwa n'ibyo yemewe kandi afite n'amategeko abimurengera, yandika iretera akakubwira ko bidashoboka. Nk'uko ingingo yindi ivuga ko mu gihe demeni itubahirije ibiri mu masezerano cyangwa ibikorwa nk'uko biri gukorwa, umuhanzi afite uburenganzira bwo kwandika iretera agasezera ntagire icyo yishyurwa n'ikintu, cyangwa se mbere y'uko yandika iretire habaho kuba yakora babyita yasaba nk'inama, cyangwa se nyine yabivuga, yaba habashwa kubivuga, cyangwa se akaba yakwandikira leta akavuga ati ibi nibi bigenda neza,
numva twabikosora. Indirimbo zanjye ndashaka ko ziba nyinshi cyangwa ziba nkeya, ibyo byose bikavuga mu gihe cyose. Rero nka kampani nk'uko twabivuze, dufite office, dufite abakozi batandukanye, dufite abamanager, dufite amastudio, dufite abaproducer, dufite ibiki, nta kintu icyo ibyo bintu byose bikora umunsi ku munsi, ku buryo no ku mpungenge zindi navuga umuhanzi wa Demene adakwiye kugira gutya ngo avuge cyangwa kuvuga n'uburenganzira bw'umuntu, ariko wenda nabwira abamukurikira cyangwa abadukurikira, Demene ni label ifite studios zose, ifite studio audio, ifite studio video. Nta munsi n'umwe umuproducer batari muri studio, nta munsi n'umwe manager batari mu kazi, nta munsi n'umwe producer badahari. Bivuga ngo gukora, tunabakubitira gukora, niko nabivuga, tubakubitira gukora mu ntambara tugira cyane mu kubwira abahanzi bajye muri studio cyangwa bagire muri iki. So nta wakwitwaza ngo Demene yananiwe gukora ikintu gifite internet yihuse cyane mu office ku buryo indirimbo yose yasohoka kwishyira kuri YouTube bishoboka. Studio ntabwo tuba turi kwishyura ngo umunsi ahubwo batari gukora turahomba kwa ka producer turabishyura, na studio twaraziguze, amazu zirimo arakodeshwa ku kwezi. Iyo umuhanzi adakora aba guhomba, kubera ko mu burenganzira afite wowe, kubera uburenganzira bwe n'ubushake n'ubushobozi mwabashe kubona warakoze ibyo bintu. N'umari ntabwo ari ngo yose igira studio cyangwa se umuhanzi wese ugira studio, ahubwo bitewe n'uburyo n'ibyo cyane strategy ushaka gukora. Muri strategy twakoze kugira ngo umuhanzi wa Demene atabura n'umwanya wo kujya muri studio banamubwira ngo wango studio hano ngo tubigize uzaze kuwa gatatu, kandi we ngo umunsi we yumva ari ready. Niyo mpamvu twashyize studio ya Demene, nta bikorwa ubucuruzi bisanzwe nk'andi ma studio. Umuhanzi wa Demene ari prioritaire, ni mu rugo, ni mu office, n'inama zagiye zibaho nyinshi cyane, shyiraho n'amategeko yo kuvuga ngo byibura umuhanzi agomba kugera mu office gatatu mu cyumweru. Uragiye kuvuga gatatu, kuba icyumweru cyose byananiranye, kuvuga gatatu. So igisubizo kuri icyo kibazo baba babajije cy'imikorere y'indirimbo za Safi Madiba ni icyo ngicyo. Kandi nanone usibye no wenda munciremo no mu biganiro bike biba byaragiye baho, cyangwa n'impamvu ashobora kuba yaragiye yihangana no muri ubwo buryo bwose, cyangwa nta n'irete yigeze yandika, cyangwa atigeze anasezera muri Demene abangamiye mu indirimbo zakozwe n'iki, nuko noneho na 90% z'ibyo bintu byakozwe mu gihe cy'imyaka 2 amaze muri Demene. Ntabwo yuzuye neza iyo myaka, nk'uko avuga ngo iyi myaka 2 agomba gukorera indirimbo mu mwaka wa mbere. Contract nk'umuntu wari ufite nta nubwo ari wagombaga no kubisaba. Demene yabonaga ikintu gikenewe, umuntu avuye ahantu afite pressure, umuntu ari gutangira no kukamita artist, nta ndirimbo afite, ariko ikirenzeho nuko ari umusitani, uvuga ngo ari kariyeri imwe yafungiwe cyangwa se amasezerano amwe yamubujije uburenganzira, mwe mugiye gukomeza kugira ngo mumuhe ubwo bushobozi bwo gutangira anabinjiriza. Kuko iyo udakoreye umuntu waramusiyishije, wowe niwe ugomba kurenzaho, kuko ugomba gukora cyane kugira ngo abashe kukwinjiriza ibyo wamusigishije, waramusigishije kugira ngo ukoze yinjize. So indirimbo mu mwaka wa mbere nk'uko byagenze, hakozwe indirimbo ya Raven, amakuru mfite menshi cyangwa no mu byo nawe ubwe yanyandikiye, atinya kuvuga nuko ye avuga ko waramfashije, watanze n'amafaranga arayanyandikiye, atari ko n'umushinga narawutangiye, ariko akibagirwa ko wenda tunakora contract twahereye ku bintu ku mutungo azanye n'uwo dufite, ariko nkanabimye mu buryo bwo kuvuga ngo ntabwo Badrama yateze indege ngo agere Dar es Salaam gukora video ya Raven, already igikore natangiye akazi. No matter what mba mwarabonanye mbere, mwaragize iki, hari n'ibyo yishyuye, hari n'ibyo yishyuye. Ntabwo indirimbo nayishyuye 100%, umushinga waratangiye, ariko kurangiza umushinga nibyo wakoze ko na communication y'ibyanyu yose nta nyine Safi yabaye mu kugura management akazi karakoze. Iyo ndirimbo ya mbere yakozwe tumemezanya nawo ko n'indirimbo yasohotse ku izina rya Demene, mugasohoka ku channel YouTube ya Raven. Indirimbo mu mwaka yakozwe indirimbo ya Meddy, fatamu umuhanzi w'umunyarwanda ariko international, iyo yarakoze. Hiyongereyeho indirimbo ya Harmonize
icyo gihe noneho za ndirimbo ebyiri rimwe navuze ngo twe ntabwo amasezerano ariyo twarebaga ahubwo twaraga ko tugomba gukora nk'uko amasezerano yavuga ati bishobora kuba byinshi bikaba bikeya. Hiyongereye indirimbo ya Harmonize, indirimbo zigera ku ndirimbo zirenga 3 ziri international mu gihe cy'uwo mwaka. Umwaka wakurikiyeho twavuga kuko none umwaka wakurikiyeho tubarimo indirimbo imwe wenda iri international kuko ihandi zabaye 3. Ibiganiro uko byabiteganyaga twarebye icyo aho tuvuye n'aho tujya, tureba n'igikenewe kuri market. Turavuga imba dukoreye muri WCB indirimbo ebyiri nka rebo iyoboye East Africa cyangwa se inakomeye muri Afrika, tukaba wenda tubona ntabwo twashimishijwe n'umusaruro twabona, cyane cyane no ku ruhande rwa management ariko n'umuhanzi ku giti cye yarabibonye ko n'ibintu biri tekinike ariko nubwo nabivuga nawe yarabibonye ko umusaruro w'ibyo dutanze n'ibyo tubonye bidahura. Habamo kwicara no gukora strategy bwa wese abanyarwanda n'iki kindi bakeneye gukora iki kugira ngo dukomeze bigende neza. Hazamo system yo kuvuga ngo dukeneye no kongera tukegereza abahanzi bo mu Rwanda, kuko muri filozofi y'umuziki cyangwa muri tekinike zimwe zigenda zikora ubwo uyu munsi agera n'amabanga agenda ameneka nuko burya gukorana n'umuhanzi w'iwanyu hari impact nini cyane bigira kuri wowe kurenza n'uwo hanzi. Kuko ibyo twabiganiye turi muri Hotel Dar es Salaam, aho twageze i Dar es Salaam, ikintu cya mbere twabashe kubona indirimbo nka So5 yaraduhombeye twe na Daniel. Ntabwo ari indirimbo twacuruje abanyarwanda nano dushobora kujya kuririmba bikatunanira. Ntabwo twaririmba nka kimwe cyangwa kontwari cyangwa nka ndirimbo na Gareth. Ibyo ni ibintu nahagararaho mpagaritse abantu batatu hano ndibira Gareth, ndibira So5, wabona ikibazo kirimo. So iyo ndirimbo nuko byagiye. Indirimbo In a Million yakoranye na Harmonize nayo ntabwo ari indirimbo yagize intambwe iduteresha nini, kuko umuziki nanone tugeze no ku rwego rwo kubarira kuri namba, kandi bavuga ngo namba never lie. Ni ukuvuga ngo iyo ubona ko wakoze indirimbo n'umu international nka Rayvanny ikaza ikaguha views zitarenze 500 mu gihe cy'imyaka 2, ugakora indirimbo na Marina ikamara icyumweru ukaba ufite views 500 ku bituntu bitandukanye zo business bituma kwari ikintu. So icyo twarabyicaye turabireba turavuga ahangaha duhindure umuvuno. Umuhanzi w'iwacu nge n'inkorana n'umuhanzi w'iwacu afite abafana, nanjye mfite abandi, uka postinga sharing ibintu bye nuko nanjye sharinga, nuko uruhande rumwe rumwumva nanjye rukanyumva, tugahuza impande zombi, turafata igihugu. Nidufata igihugu turafata n'inkengero zacyo. Iyo tekinike iraza nibwo twinjiye mu gukora indirimbo nka za Mambata, dukora indirimbo Riderman zigeze kuri ebyiri yitwa Izalisame. Dukomeza n'amaporoje yo kugira ngo dushakishe abandi dukorana nabo, harimo na poroje yo gukora n'indirimbo na Rihayi yageze ku rwego ruri high kurenza nta mu maporoje yandi bari gukora, kuko nabihagararaho ko mu nyungu yabonye mu muziki wa Demene cyangwa se natwe Demene nk'umuntu twabonye muri ibyo bintu twakoze. Izo twakoze nk'uko twabiganiriyeho ni nazo zaduhesheje agaciro ko kuba abo turibo na Safi Madiba n'iki no kwica twavuga ati okay, noneho fata umwanya jya muri studio tunganya igihangano cyawe nk'umuhanzi nyarwanda. Ntabwo abantu uko twibura public iri kwakira gushaka kwitwaza imbaraga za runaka, bashaka kumenya uyu wa urinde urashoboye cyangwa ushoboye. Fata umwanya noneho kompoza ukora ikintu, ariko twakoze indirimbo ntabwo twari yabaye indirimbo ya mbere mu mwaka ya Sama. Ibyo niko byagenze, navuga aho byagenze, yari strategy ya company, kandi igiye ku giti cyanjye nk'umuyobozi wa company nishimira ko yabaye successful kurenza ibyo twanyuzemo, byaduhenze bikatuvuna bikarangira ntacyo
bitumari nuko byagenze niko uze ngo ntabwo ari indirimbo esheshatu n'ebyiri zo hanze zikaba umunani ahubwo ni indirimbo esheshatu muri rusange ni indirimbo esheshatu muri rusange haba muri zo mu Rwanda n'izo hanze ni esheshatu mu mwaka bagayumvira. Urakoze bitwaye Emmanuel Murera ingendo.com. Ndaza kugusaba yuko uza kumfasha press conference y'ibyatangiye abantu basobanukirwa ku kibazo giteye, ariko niba tubizi neza SAF mwaramusezereye muri Demen, niba amakuru mfite ariyo ni leta arayifite, hanyuma Jay Polly we nawe Aristide yambwiye ko mwamusezereye, nubwo Jay Polly nawe wanditse agatangaza yuko asezeye muri Demen. Well, mwabasezerera basezera, it's okay. Aho ikibazo cyanjye kirabaza ni iki babagomba, ni iki mubagomba. Icyo kiraba cyoroshye kugisubiza kubera ko mu byo mwatubwiye ko hari amakosa bagiye bakora, hari iki, ese ko mwabasezereye, uwo mwasezereye ni iki abagomba, ni iki mumugomba, uwabasezereye we ni iki abagomba, ubu rumwe. Icya kabiri ndaza kubaza kuri Jay Polly. Jay Polly avuga yuko amasezerano yasinye nyuma ya tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, yasinye nyuma yuko ujya kumwakira kuri gereza, bakavuga yuko ibyo wamwakizaga ukigera n'avuye muri Amerika byari bishingiye ku marangamutima. Hari n'aho yageze avuga ko ari Aristide wabikwandikiye, ko ari inyandiko yakwandikiye uri mu ndege uze kuyimusomera ugeze ku kibuga cy'indege, ko ibyo umushinja ari ibintu byabaye mbere yuko musinya amasezerano, bityo ko bitakabaye ari byo bigenderwaho. Abashinja kumukorera karite y'indirimbo, harimo niyo yamaze gusubiramo na Medisare, avuga ko izasohoka vuba cyane. Icyo nacyo uraza kugira icyo mukivuga ku ruhande rwa Jay Polly, ariko by'umwihariko ndashaka kumenya ni iki mubasaba, ni iki mubagomba. Muraza gukunda ko tugenda tuvanga Jay Polly SAF, cyangwa turabanga SAF turangizanye nawe tufate Jay Polly waduve umwe. So turacyari kuri SAF, ni ibibazo by'abaganga. Alright, nta kibazo ndamusubiza wenda kuri Jay Polly, cyangwa se no kuri icyo waruvuze ngo barasezerewe ngabandi ntibasezerewe iki, uko ibintu biteye. Okay, nka Jay Polly we igihumbi ku gihumbi nta nibeshye rwose, aho nawe yicaye amenye ko bemeye kumureba no kumuharira ko ntago yasezeye ku social media. Ni social media kubyuka ukaroba ukapostinga bibaho, so yarapostinze turabibona, nta comment, nta letere twabonye, nta niyo twamuhaye. Ariko icyo nemeza kindi nzi nuko mbere yuko njya muri Amerika hari letere ya Woni yandikiwe, iyo letere ntabwo yayifashe, right? Bitewe n'imbogamizi zimwe na zimwe yari afite mu kazi. Letere twayimwandikiye inshuro nyinshi, namuhamagaye inshuro nk'igihumbi ajya gufata iyo letere, yarayikwebye, yanze kuyifata, cyane ko we yarazi izo kijyaho cyakata umutwe we. Ibi ntabwo bimureba, niba uvuga ati copyright z'indirimbo zikurikirana aho hantu zose ziri kuzijonjoreye, ushobora kwibagirwa ko nakoze indirimbo nacitse kandi tutabona twaganira n'ishuri. We agakora akazi. Amasezerano twagiranye na Kidumu twayakiranye ahangaha, ntabwo ari n'amasezerano y'ibiganiro. We niwe wambwiye ubwe, arambwira ati jyewe ngiye mu Rwanda imyaka myinshi cyane, n'ubwa mbere ntabona umuhanzi kazi noneho akaririmba nkamukura mu bakunze cyane ndimo, ntabwo kimari nasabye kimukorabo. Bimwe nakubwira ngo ibikorwa byawe nibyo biguha amahirwe n'ubuto. Umuntu ashobora kugira ngo urabona ngo batigitiye ngo Marina agakora indirimbo na Kidumu kandi SAF atakoze indirimbo na Kidumu. Ugeze no Mari n'ibikorwa bye byo byamuhaye Kidumu, yamwumvisha aririmba kuri TV aroci indirimbo ye ni wowe, aravuga ati iri joro twajya muri studio, bajya muri studio. Ahubwo nyuma nibwo yambajije njyewe mageze ko bajya muri studio ndi muri Amerika n'ubundi ndikuza, nageze ku kigo ngamba nari muri studio itanza straight ijya aha hepfo kwa mimi aho yarari Kidumu ngo nyamba ati bari babivuze kuri kuzagiza muri yakora atumanza bakazi namo kumunzi turi gukora ibintu ahubwo buriya bigende mu gatike kumva twashora ijana ku ijana n'ibikitwa yananga Kidumu. First of all ndamushimira ko wamuhisemo, nanjye reka noneho nse nkaho nabyita ineza kuri turi, reka njye nanjye zipevere gikora.
ati noneho ngo atawuwenda kuri copyright ati se wagira ikibazo nta product nawe ukaprodura nubwo muvana nta kibazo musiri no kutabisaba n'utabisaba wanabikora ngaho indirimbo irasohoka ikosa rya mbere ryabaye niyo mpamvu mbanga abantu rimwe na rimwe ari Kidumu yateje umuntu utari ngombwa ko abizi Kidumu ikosa rya indirimbo igisohoka mu masanga MC we wamamagaye bari hehe MC we wamamagaye indirimbo ndayibona yes MC yaramamagaye ati indirimbo ndayibona ntabwo nahise mfata telefone mu post ke Kidumu ahubwo business wise niyo wamamagaye nambwira Kidumu indirimbo bigenze gutya arambwira ati mayi yago mbabari asisha kujyana ikibazo na Demeni sija kujyana ikibazo na Mena niyo bamwikurira ijyamuhaye gift sinamuza amahirwe ye ubwo n'abatekinisiye banjye n'aba expert banjye babikoze reka bahamagara Kidumu arabahamagara mu gihe kitarenze isaha ebyiri indirimbo yasubiye ubwo yahamagara indirimbo wayibonye ati nayibonye ibyo byarabaye so ibyo byabaye kuri Kidumu nibyo byatwayeho natwe nyuma y'igihe kuko mu kazi ugiye kujya innovation mu kubaka izo nshaka uvuga izo community n'ibiki mu byari yajyanye muri Amerika birimo ko niho bikorera byinshi habayemo icyo kibazo cy'uko umutekinisi cyangwa uwo mu expert ufite iyo company yo gukurikirana ibyo bintu ntamuhaye ayo masezerano ya runaka bikiba nahise mbwira Kidumu ihangane ntabwo ari umutima w'amana cyangwa Demeni ni ikibazo cya tekinike kibayeho nk'uko umuriro wahora kuri radiyo kibayeho ariko kigiye gukemuka kandi cyarakemutse murakoze cyane no kubukunda bariya bakobwa murakoze cyane hanyuma ndagaruka kuri ikibazo kijyanye n'abariko ntabwo uri bukongera kubaza ko ubakunda kurusha bariya bahungu kubaza ni experience unyuzemo y'akazi byanze bikunze biraza gusubira mu mikoranire mu mitegurire y'amakontra yawe n'uburyo ukora mu bijyanye no kwandikisha ibihangano copyright no kunarajya byandika birashoboka ko ibijyanye na intellectual property abantu bashobora kubaka igihangano kimwe uraza gufata bariya bakobwa ibihangano byabo noneho mu bijyanye muri RGB ubyandikisha kugira ngo noneho kuko nabo ntabwo bazavuga muri Demeni ushobora kubona ugasanga na n'umwe yasezeye uragenda ubyandikishe muri Demeni uragenda mu byandikishe n'ibintu muhuye bive muri ayo makontora noneho bijye mu nzego bwite za leta bijye bigira no tubisobanura mu mategeko icyo ni ikibazo kimwe hanyuma ku kibazo cya kabiri wigeze kuvuga ko Jay Polly yabaguye kubera ko yabashoraga mu bintu by'ibiraka n'amasoko bidasobanutse kandi byo ku giciro gikeya ariko igihe utari byo ku giti cye n'ubu yari igihe igihe utari wari uri muri Amerika hari wigeze kuvugana niba nibuka neza agira ngo nite mukuru w'igihugu cyayanditse hari amasezerano mwakoranye n'umuturage wo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga mwagombaga kohereza abantu banyu kuri iyi icyo kibazo cyasubije ntabwo cyashubijwe cyasubije icyo niba cyashubijwe kuko Demeni mwarakoze umwaka ushize mwadukoreye amakuru menshi ku kibazo cy'igitaramo cyagomba kuririmba muri Shibana habayemo kuvugwamo ibintu byinshi cyane twakudetinga bigeze hehe ibyo mugomba Shiba bimeze gute kubera ko ubukunzi ntabwo byarangiye kuriya hari ukuntu mwagiye mubyakudetinga ku kibazo cya Shiba na kiriya gitaramo kitigeze bigenda neza twakudetinga murakoze cyane ku kibazo cy'ibyo byo kwandikisha amakontra niyo kwandikisha amaririmbo njye ndongera mbisubiremo ngiye badrama uko ntesi nuko pe si uko nteye umuntu ubwe umuntu w'umuhungu mugari umuntu munini ntabwo numva ko ngiye ngomba kubana n'umuntu kubera kontra cyangwa ngo nandikishe indirimbo ntabwo izo ndirimbo z'abakobwa ubyihutirwa mu kujya gukora nawe niba ko afite kugenda nagende nashaka kuzijyana zijyane Imana izaba n'ibindi cyangwa ifashe n'abasigaye ntabwo rwose ibintu by'imanza ibintu navuze no kuba ibi bibaho ni ukugira ngo dushyire ibintu mu mucyo tureke tugiho turyama cyangwa turyamira kandi tugikeneye kubaka sosiyete sibyo niyo mpamvu rero biri hano ntabwo rero kwihutira mu makontra no kwandikisha indirimbo hoya n'ejo yabyuka akagenda n'umwana w'umuntu rero bidateye rwose umuntu n'umuntu nta cyizere bafite n'uyahari ko kwicara ariko marihari nawe yabyuka akagenda gusa icyo nanavuga kuri njyewe ibintu biri nomo ndabyakira nta nubwo ibyo bintu byaca intege zo kumva icyo nakora nagikora cyangwa nakora namufasha
hanyuma ku kibazo cya Shiba ubuvandimwe n'ubwa mbere imbere y'itangazamakuru cyane ni ikibazo nagiye nirinda cyane. Impamvu nagiye nirinda cyane ni uko ni ikibazo kirenze ubushobozi bwanjye n'ubwenge bwanjye, kandi ntashobora no gusobanura uburyo bwose ko iyo uvuze mu kintu kirakuretse kiba kikurenze. Icyo nakomeje kubwira abafana ba Demere n'ibindi byose n'abanyarwanda muri rusange ni uko Demere yakoze ibishoboka. Umugabo ntanga ni Shiba, nomari bakunda kugaya. Ubwo twigire muri tekinike y'ibyo gukora, abafana baducikaho kuko wababeshye cyangwa wabasezeranyije ikintu ntugikora ari wowe byavuyeho. Ushobora kugaragaza Shiba kugira ngo ucuruze, kandi Shiba utaramwishyuye, utaragize icyo ufite ibibazo na Shiba. Ushobora ibintu nk'ibyo ngibyo. So Demere yo yakoze ibyayo byose, ibindi imba ari ikirere, imba ari ijuru, imba ari ntabwo nzi, ibindi ni ikibazo kibenze. Imana irakizi kandi n'abakizi nabo barakizi. Imba ari uzamfasha azicara afashe, kuko cyo byanteye igihombo gikomeye cyane kirenze miliyoni na miliyoni. Byanteye igihombo gikomeye cyane gitambo nabaraga ku rwego rw'ibura rw'ubucuruzi bushobora kujya muri miliyoni nka 60, ariko nayo nishyuye abakozi, nayo madeni sinzi mwabuze amadeni n'akagaruka gatoya. Demere nta madeni ifite inshuti, Demere nta madeni ifite. Amadeni ashobora no kugira badrama nta treatment. Demere ni company. Demere nubona hano yarezwe ko ifite ideni ry'umuntu cyangwa yariye ibyo saba, ariko nubona badrama yarezwe ntuzumve ko ari Demere yarezwe. Ni ibintu bibiri biba bitandukanye inshuti. Hari badrama, hari na Demere. Demere ni company, badrama ni umuntu umwe mu bayishinze cyangwa se umuyobozi wayo mukuru. Ariko Demere ifite bije yayo, badrama afite bije y'ubuzima. Ni nk'uko nabivuze ngo nta bije yanjye niyo negamo, niyo nkoramo ubuzima bwanjye, niyo nguramo imodoka, niyo naguramo isabune, nishyura umwana ishuri, ntabwo mwishyurira amafaranga ya Demere Marina yakoreye, cyangwa aya Marina arongera akamugura indirimbo, akamugura studio, akagira n'ibiki. So ibintu biba ikibazo iyo kijyanye kugeza ya Safi na ikigaragara cyo basezeye udahari. Ndimo ndibaza ese ikibazo ntabwo cyaba cyarabaye yuko wenda baranaga na Aristide, kuki ubundi kuki basezeye ko Aristide aje muri Demere? Icyo kibazo mfite. Ikindi ese iyo ukoze evaluation ubona nyuma yuko bagiye yaba Safi yaba Jay Polly, iyo ukoze, iyo uteranyije cyangwa se ukareba uburyo bagiye binjiza, ubona barakunguye, baraguhomeye, ubona bimeze gute? Cyane ubundi ndabagaya kabisa. Ndabagaya kubera ko ni ikintu kimaze igihe, ntabwo kibaye uyu munsi, ariko kenshi muraza mukatuzika hano, ntabwo ari wenyine, ntabwo muza gutegura press conference tukirirwa hano hari byonyine twaje gukora umunsi wose. Biriya ntabwo ari byiza muri Okay, murakoze cyane kandi turakomeza twisegure wa mugari kuduze tuharangiza abana. Kuri Imana izafasha abantu kugira amahirwe yo kubahiriza izo gahunda. Nanjye bigeze mpagarika mu nzu yawe uravuga ati wese naje muri interview yawe byakubaye so bibaho ko ushobora na kamera ishobora kutinza, kandi wowe mu mutwe wanditse kera ntabwo ari ikintu kugaya tuko byemera. Ushobora kuba yatinze muri yanzu wandi kwa kubisaba baje umufungo wandi kwa baje wayishyize, nanjye ni uko nshobora kubona nabuze kagame y'imbabarire. So ibyo kuvuga ngo kuguhombera, ibyo baraguhombeye kamera, baraguhombeye cyane. Ugeze ku rwego rwa Jay Polly n'urundi rwego rukomeye cyane, yaraduhungaho ngo atwungukiramo kuko we n'ibyo nayo 40 yarayakoreraga, akabasha kuba, akabasha kugira iki rwose. Ibyo ni ibintu bigaragara. Ku kibazo cya Safi, njyewe uko nabibonaga mu mutwe wanjye, uko plan yari imeze, sinagombaga kuzamwita igihombo, nagomba kuzamwita umwana w'umugisha. Iyo akombye bikarangira akagenda, kuko nari kuvuga nti mwubatse ibintu inyuma biri bumufashe imbere kuko abijyanye mu mahoro. Izamwita igihombo kuko yashatse kubikora abihuguje, abishyizemo ubugome n'ubuhemu. Ko ibirira byose kugira ngo ibi bibeho harimo kudaha agaciro umuntu cyangwa se ibyo wakorewe
cyangwa se umutima wa kimuntu, kuko nta cyari kigoye hagati yanjye na Safi kugira ngo ubuzima bukomeze. Ntabwo Demeni yasohoye indirimbo ya Safi na Harmonize, ntabwo Demeni yabashije gufata Safi kamujyana gukora indirimbo na Sasha Vibes, yananiwe gusohora indirimbo nka Nimonwa cyangwa Haki. Tujye tubwizanya ukuri, ntabwo ibyo bintu byumva. Demeni ifite imitungo myinshi cyane, nk'uko nabivuze, ifite n'ikigo gitabuze n'indirimbo nka Nimonwa ntiyakuriye mu Rwanda. Ni iki kintu mubonaho kiri special Demeni yakorerwa gukora? Guhagarika Safi imbere ya kamera, kuyishyira kuri YouTube navuze ko internet tuyishura ku kwezi, kujya kuri radiyo nese muratwishyura kuri radiyo, esanse se nese esanse manajya ntakora buri munsi, mwamubonye ahagaze kuko esanse yabuze. Nta kintu na kimwe cyabuze kugira ngo iyo ndirimbo isohoke, ahubwo ni ya myumvire n'ubuhemu bw'abantu no kudashaka kubahiriza ibyo bemeranyije n'abantu. Naho ubundi nta kintu kimwe. Icyo gihe rero byatumye automatically mufata nk'umuhemu nk'umuntu uneje igihombo, kuko nibyo yubatse tubiseye, kandi amezi 12 yari kubigendana mu mugongo yemye kabisa, ahagaze ameze neza. Nanjye ndi nyuma mvuga ko umuntu ashenga avuga ati kabisa mu matafari nanjye nari, ariko isa nkombye no kuba itafari nanjye yanjye bifungutse, ntacyo bikimariye nawe, ntacyo bikimumariye. Ndamusezeranya ko ari we ntacyo cyamumariye, ko ese tubeshye agomba gutangira pe, nkuko nanjye muri Urban Boy namutangije kandi narisegura nanagaruka kuri icyo kintu. Bantu bakomeje kugenda bajya inyuma y'ikintu cyo kuvuga ngo badrama na Urban Boys na Safi ni ibintu bitandukanye. Safi ni Sara cyangwa umuvandimwe no muhamagara telefone yaje kwishyura. Safi yaje kureba yarangije kese akavuga biranatungurwa, biranandenga ko ofete nta nubwo numvaga ko binabaho, nkuko buri muntu wese n'abandi banyarwanda benshi kuva kari ari kuri bitatandukanye. Ntaho byari bihuriye rero, cyari kugenda amaze kumusubishaho bwa kabiri bwa gatatu guhita urabona ko ibintu byanditswe mu nabyabaye. So namufashe nk'igihombo kubera ko yatumye dusenya ibyo twubatse, kandi uri mu gihe gitoya yagomba kugenda. Ugaruka kuri Aristide rero ntabwo bihuye na Aristide, kuko Aristide ntabwo ari we wabwiye Safi Madiba agenda gukora indirimbo, mu gihe ino nshinga nanone muri kontra ivuga ko umuhanzi atemerewe gukorana n'itsinda cyangwa n'umuntu cyangwa no kujya muri studio runaka mu gihe Demeni Music Label itamuhaye uburenganzira. Ibyo bintu biba byaravuye kure cyane, habanje ko zakora ko nabo yakoranye nabo bigera ku rwego rwo gushaka kuyisohora, hazamo icyo kibazo cy'umunsi cy'ingo yakozwe nande, yakorewe hehe, si waduha umwanya wo kumenya iki gihangano giteye gute, si iki gihangano arega nta nubwo twagiye tuzi umuhanzi gusohora n'indirimbo kuko tudashaka isoho. Nakubwiye ngo twe kudasohora indirimbo, kudakora nicyo gihombo cya Demeni. Twifuza ko zasohoka buri munsi, ariko byibura tugasohora ikintu tuzi duhagazeho. Ese ubundi usohora indirimbo ugasanga harimo amagambo asebya igihugu, wagize muri zabanza kubazwa Safi cyangwa izabazwa Badrama, izabazwa Demeni na idea. Hari ibintu rimwe na rimwe dufata imyanzuro nk'iyi bitewe n'uko hari igihe umuntu ashobora gushyira mu yindi risike itari ngombwa utateganyije. Igihangano kizane twumva ushobora kuba tuti twese, wenda ashobora kuba yaravuzemo na Shabibu, wenda twebwe tutabishaka, ashobora kuvugamo Lucky bitari ngombwa, wenda Lucky ibyo bintu njyewe wenda ku giti yanjye muzika atabikunda, niyo mpamvu ushobora kwicaza indirimbo nkayishyira muri studio nkayumva nkayiha proof yo gusohoka. So kuhabwira umuhanzi ngo message ziranabwiye iyi ndirimbo waba uretse kuyisohora ukaba iminsi 9, icya mbere cyo indirimbo ariye kwangana indirimbo. Umuntu ufite projet iri ku isoko imaze icyumweru, ni projet niye nk'umuhanzi mugenzi we, ni kampani imwe muri kampani imwe, mu gitondo ashyira indirimbo hanze, birumvikana n'eshanu zasohoka, ariko biterwa na strategy nk'uko twabivuze mu masezerano binameze, mubanza mukiga strategy y'isoko muri gukoreraho. So ntabwo ayo makosa yose yarabaye, ntabwo ayo makosa y'icyo cyo kuvugana bivuze nk'icyo ko Aristide urumva icyo kintu cyagiye muri Aristide. Aristide kuba yabikonsulta nka manager niko kazi ke, akabima nta provo ntabwo afite kwa provinga ngo cyenda cyangwa stop ibyo bikora. So the end of the day nyaje muri koma Aristide, ahubwo ndenda namushimira kubw'akazi no kuba hafi y'akazi cyane, akakurikirana ikintu kikagira ko cyakabaye kigenda.
ni ukuvuga ngo umubano wanjye na Safi Madiba utarubuza ngo Safi Madiba muzi imyaka irenga 20 yabaye iwanjye igihe kinini, twarasohokanye kinini, nabaye we igihe kinini, hari uburyo yari inshuti n'iki. Ntabwo rero nta kibazo nigeze ngirana nawe, nagize ibibazo by'ubuzima bwanjye ko bari abasitari barakomeza gukomeza urugero rwabo, aho Imana inyibukiye nanjye inje ntabwo ngiye no kubasaba cyangwa naho nahamagaye, bose bagiye abantu niko bameze, abantu bameze nabi barigendera, wamera neza bakagaruka. Ntabwo nabihisha, nagize ibibazo icyo gihe by'ubuzima, nta kibazo Safi yaneje, kose waneje ibibazo by'ubuzima, undi gusa barakoze niko yaneranye nko mu bandi bose baneranye. aho Imana inyibukiye kuko mbihamye dore Imana ko Imana yanyibutse, Imana inyibutse nkaza byarangemera neza ibyanjye baho neza. Rero ntabwo nabwo ngo narihoreye kandi naragiye kukureba, nase njya mukuye muri Abanikoro namugiriye inama asaba yo kuyivamo, naramugira inama yo kuyivamo, nkanamukurayo, nkanamusaba gukorana n'abantu wenda icyo gihe ushobora kunyeka y'ibyo bintu, ariko sinamugira inama yo kuva muri Rebo yabagamo, sinamugire inama yo kuza gukora nanjye, sinigeze musaba no gukorana nanjye. N'urugendo rwawe twakwanye rwa Tanzania tujye tubwizanya ukuri, yankuye hano n'inshuti imuherekeje, tugeze mu ndege ahinduriye, tugeze muri Tanzania muri hoteli, afishe yakozwe na Safi Madiba yayicaranye, uzi kuba wicaranye n'umuntu akagusharinga ikintu, bivuze ko ufite n'isoni zo kubwira umuntu icyo kintu ugikeneye. Bari ku kiro tatuzi Safi yicaye hariya, afishe ya Gareth arayinyereza mu nombo de main, twicaranye muri salo imwe s'il vous plaît, ndamureba ndaseka wamane tubirangize ibyo mubwiye byaba mababara kabisangura bibona ngo nawe ndi mu mani munye nagira ni mukana barunaka ngo ndabona bari kubyamisha ngo niri kigo baje baze kubona gura ejo kandi wifaita ayo n'amagambo ya Safi nakavuga wifaita n'ubu ushaka kubivugira yitegura ko uwo kujya igeneza bishoboka. Mama izo invitation bite na potential monamo niki ntabwo nari ko umwanya wo kumva ko ngiye kwihorera, kuko bari kwihorera twano ko naramukuranye niyo rebo yarari muko nari mfite n'ubushobozi sibyo kujya mu mwihorere ho noneho byanyane yaba madonna mu iki kimenyereza n'ubundi n'icyakugisha mu bijyana nahoze avuga ko wamusirishije amasezerano y'akazi, hanyuma tukijyanisha n'ahazaza hakugisha Safi Madiba y'akazi. Icyo ni kimwe no mu bibazo akomeje no kugenda avuga Bible nacyo ingingo dufite ahangaha ko umuntu ugomba kuza muri domaine agomba kubaza cyangwa kwimenyesha. It's all good. Hari n'abavuga ati se abafite imigabane kuki yashyizemo iyo ngingo, nanjye nakubeshye nk'uko mbabwira ntanababeshye, icyo kintu narakibonye ko nababwiye ko amasezerano yanditswe na Safi n'inshuti kandi nayo nzamuherekeje uko yandikiye ibitekerezo bye sibyo nako nanjye nakabonye bukara nansetsa ariko ndavuga it's all good. Rero ndate ntabwo ufite kunanirana na Madiba. Ikindi cya kabiri nuko ibyo namwemereye kiye bishyira mu bikorwa nk'uko biri noneho, ariko icyo amasezerano ateganya abahanshobora kugira ngo nabyo bacyumve neza, ntabwo ateganya ko ndi master aruka biteganya. Iyo ngingo ivuga ko mbere yo gusinyisha umuhanzi Perezida Ramadan agomba kujyana ibiganiro na y'ibikora Safi kugeza igihe amasezerano gifite agaciro. Mu biganiro ntabwo ari ukumushyikiriza leta, turakumenyesha ko mu biganiro. So icyo kibazo rero icyabayeho cyasikeje n'abahanzi kugeza isaha, abahanzi babiri nibo baje muri domaine, nemeza neza kuza kwa muri domaine ku ruhare rwa Safi ari nacyo ngiye gusobanura. Umuhanzi wa mbere ni Yvonne Mujyemana Kunyishana, akaba ari na mubyara wa Safi Madiba. Kuza muri domaine nawe yaje nk'abandi abibona ko hari icyo twagufasha, ntabwo yaje aje muri domaine byumvikanaho. Murabyibuka ubwo narushingaga domaine Mujyemana Yvonne yari ahari, ubwo twakwaga amatora na Harmonize gusanza Kigali yari ahari, nabwo ndongera nangeho
urugero si ni abantu benshi baje muri practice banamaze se waba uri muri domaine waba uri muri domaine inkuru ziba zihari ariko iza zarakozwe ntabwo ari muri domaine icyo gihe nubwo yabivugaga ngo ni twadukina ngo two muri showbiz ntabwo ari muri domaine kuko n'ubari bambaye imipira n'amafoto twafataga n'indirimbo zakozwe wabonaga ko umuntu adahari kandi abikwiye kuba yari ahari gusa yari ahari mu buryo bwo kumusaba umusaruro kuko harimo n'abandi bahanzi benshi ariko nano bigendeye ku mubano twe dufitanye n'ubwo mukora ni ukuvuga ngo mujye bara Yvonne yambwiye ko umwe mu nshuti ze z'inshuti zanjye za hafi yambwiye atari ko ugiye kujya muri mu maguru urabona ba Safi babonye umuntu bafasha urabizi ko ushize Safi niwe waragufasha n'ubwo uriya muntu wabafashije uri kubafasha buriya ntugire ngo nawe ntiyagufasha ashobora kutabushyira muri domaine ariko yagufasha umuhaye proje yawe neza kwica aragenda arega proje ye y'ibyo yifuzaga ko namufasha arampamagara nsaba appointment ndayimuha turahura turaganira arambwira ati rero nagira ngo umufashe ijambo numva rya mbere navaye mu kanwa mbwira umufashe byo kujya muri domaine sishaka ko mfite abahanzi babiri angatoya ntabwo nshaka kujya muri domaine ahubwo jewe rwose gukora ibintu nafite management ndagerageza ariko iyo bijemo amasoko manini nk'aya iki kintu ugiye kujya mu irushanwa rikomeye bankeneye umuntu unkiza umurindi ko hari aho biba ngombwa ko ndi bukenere nka stage imeze gutya na gutya insaba na bije ya miliyoni kandi ayo mafaranga ntayafite kuri konti kandi ndi kuyakorera aho kugira ngo urunyagure nari nagira iki mfite n'umuntu wamfasha yabifasha nkamwishyura nanga ikibazo ufite n'ukuvuga ngo umuntu ugufasha ko gushyira imbere ku muntu kugira ngo utari iki gikombe kirangiye ntambwira ati cyane ndamubwira bisaba iki n'iki ati hari kwiyamamaza hari campaign hari gutegura stage hari ababyinnyi hari imyambaro hari na support giwe ambwira ati rwose uko ndeba turi kujya kuri stage nagaragaje bwanyica uvuga ko iwacu ntabwo ari abanyamuziki umusaza wanjye umwe niwe munyamuziki niwe wamfashe ubuzima bwanjye bwose kandi nawe mu bikombe dushobora kuba muri za bizi ati kandi ukuri inshuro ni umusitari kuba ari umusitari yagiye biba ngombwa ko adashobora kuza ngo ahagarare mu kibuga nk'abandi ambe n'uwo muri byibura akeneye abantu bamba hafi numva binteye emotion numva binteye n'agahinda ndavuga wibiri ndavuga ok rero icyo kintu nzakimukorera turagirana amasezerano yuko amafaranga yose ndagushyiramo muri icyo kintu uzayansura hanyuma nzagusaba rwose n'ibi arambwira ati pe kandi murakoze cyane nimumurera icyo kintu umukobwa ngo twatanye nabwo rero n'intwaye njye mfite amashow kandi nkeneyemo abahanzi nawe uzamfasha ati cyo rwose umbwire we nanjye nzanirirwe ndepeta nk'abandi bose njye ndahari nanjye ubufasha nanjye nibwo nshoboye aka kanya leta mu gihe ndavuga aho turi tunyuza mu myitozo nk'abantu Safi yari inshuti tuganira igihe cyose twaba tubana ni mushiki we mubyara we urumva ko ni ibintu abantu bakeka kuri umuntu yibeshya kuri urumva icya mbere mubyara we ijyake nuko yaba agomba kuza kujya muri domaine ntabwo wabimuhisha ufite njyewe nazi ko uretse wenda anabizi yarabimuganirije uburyo ni kumufashamo umukobwa araje ndamufashije Safi urabibona rimwe Safi ntabwo ariko mwana umushiki wanjye umushyize muri domaine ntabwo ntabwo yakubwiye gahunda dufitanye bango kwise umukunzi kwicara avuga ntabwo ok cyane ari kumufasha muri ibi boro bya guma n'ibiki kugira ngo yababwiye ko nta support afite kandi yabwiye ko ashaka byura kwegera imbere ati ushize njye magerageza abona byakwemera kwicuruma ko ashaka kujya muri super afite imbaraga ku buryo haba ubundi mwanya mwiza nawe ati birangirira aho ngaho ko nta mutima afite wo kumusinyisha birangirira aho uko iminsi yicumye na nyuma naguma inarangiye niba navugaye na Safi turagana namwe ko njyewe no muri guma nyine yanyeretse by'ibura Tristan n'ubundi buhanga mbona ko nta n'icyo yaba atwaye no muri business yanjye icyo bamuporopoje no bwa kabiri mbere yo kumuporopoza bwa kabiri nabanje mbasanga amaze gusa ubundi ko mbona nitwaye neza n'iki ngo yaba nta nubwo yitwaye neza ngo nagomba kuba kane ngagomba kuba ntabwo ok tubyihorere wenda gutyo nanjye twarababaye twese ko wenda bari umwana ahubwo hari ikibazo tumufashe ijambo yanzu yagatse umuntu n'umushiki wanjye ubishyira ubwari igihe wagize amahirwe ngo ok fine aho ngaho icyo tuzavuga nari mbanje kubaka akantu ko kuvuga ngo kumuganiriza kumumenyesha
ntabwo bimusaba ni kumuganiriza akamenya uje wenda akanagira inama akavuga ati wenda yarambangamira ashobora kuba ari umuntu batahuza ku bana mu itsinda sibyo akavuga ati uyu nta kibazo akavuga ati okay umuntu yaje muri Demen yaje umusaza w'abizi yaje abyemera yabanje kunyura muri iryo geragezwa ritari igeragezwa ko kumufasha yahabwaga ku ruhande nk'uko ibyo bintu si we wenyine yabikora n'abantu benshi muri Guma Guma harimo abantu nk'abangahe nafashaga niyo Guma 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 ntabwo rero nahawe ubufasha bwanjye wenyine harimo abahanzi benshi nahaye ubufasha mu buryo bwo kubaba hafi ni burya niyo umuntu avuga ati banjye yagiye ariko wenda ababyinnyi banjye babiri ubambire lift baza si ubufasha si umuhanzi muhanganye ku rugamba nk'abazana sibyo cyangwa se akavuga ati noneho n'amayinite yanshiranye yo gutora imifuniko y'ibihumbi 500 si ubufasha ku muntu muhanganye mu gikombe rero ntabwo yari wenyine nafashaga n'abandi hari abantu bafasha ibyo bintu bakabyitanya na Demen cyangwa n'iki ariko ari ubuzima njye cyane cyane kuko ari gahunda y'umuziki rwose ubufasha nta nyungu nkeneye ko ugera ku bigera Imana yazakugera neza ukibuka ko hari n'abantu bagize iki bagufashije rero ntabwo nisa uwo ni kwinjira muri izo neza soza se cyangwa ntabwo ngomba no kujyana na kanseri mwari musanzwe n'ikigoye umwaka cyangwa ni kuri ndabwira hano kubumvika neza ni muri iyi minsi mikuru ntabwo cyabaye byaba ari impamvu y'ibintu maze mubura nabyo mwaka ushize nacyo ndabanza kukigarukaho muri doze y'ikiganiro cy'ibyavuzwe ko wagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye gushinga demenjweho hariya gukora ubuvuzi. Okay, shuti ntabwo ndi bubitindeho ibibazo bibaho ariko n'ibibazo bidahagarika umuntu ahubwo nanone ukabanza ukareba impamvu kuba Celebrity Christmas Party itarabaye nagize mu mutwe ihungabana ritoya nyuma y'uko igitabo cyanjye cyashigakijwe nta muntu bitabaho kuba ushobora kuva $60,000 umaze amezi 3 utegura ibintu natari igitabo cyashigwa ndi muri Amerika ukagera mu Rwanda mara amezi angahe turategura abantu ntibaryane abantu baravunitse twishyuye amafaranga menshi igitaramo kirahomba iyo mba nari strong nashoboraga ntabwo njye ntabwo by'iki gitabo cyahomba kirahombeshwa niko babivuga kigirirwa ibiza tubyita ibiza kigirirwa ibiza mu bintu kandi mbona ko ntabifitemo uruhare ahubwo hari ikindi kintu kinateye so nagize agahinda kenshi no kubabara kenshi bituma ntaba concentre iyo gutegura ibikurikiye wari kumva usa nk'ikintu kikuzimuye nk'ikintu ntabwo nagize rwose umutima mwiza wo kumva ko ntabwo iki gitabo gikurikiyeho nahisemo gufata umwanya wo kugira kuruhuka no kongera kwiyegeranya niko akazi kawe ku buzima bubaho twese tuba mu buzima nubwo abantu babifata mu bundi buryo bw'inegativu n'iki mani utamusya abwitumira niko isi niko ubuzima waba uteye buri cyambere nuko urwanira ko ibintu bikomeza kugenda bikabaho so nagize iryo hungabana n'iki ntangira kwitegura Celebrity ariko numva imbaraga njyewe ntazi imbaraga z'umu like twabyita muki mentally psychologically sinzi ukuntu abivuga numvaga ntameze neza kuri icyo kintu ntabwo ari ukuvuga ngo ni imbaraga z'ukuvuga ngo nabuze ngo bije yabyo nabuze umutaramo wabyo sikoro yari hariya yari itegereje gushyira icyo kintu mu bikorwa za bereri zirahari nk'abaterankunga icya mbere cyarambumyira kuri Jeanne de Passé y'igishoro cyane this time byari binoroshye ko nari mfite abaterankunga batandukanye kandi benshi ko bishimiye igikorwa cya mbere nabahaye ahubwo ntabwo njyewe narabize neza nagomba kuruhuka ko rero budadere nijye moteri si moteri yo ubwaye binaniwe ntumbwe imodoka iragenda nari meze nabi ntabwo meze neza nafashe umwanya wo kujya kuruhuka kwitekerezaho gukora master plan y'umwaka wundi n'izindi gahunda kuko navuga ko ntabwo yavuye ku ikarita ya Demen igomba kongera ikaba nasama izaba yitawe umwaka wa n'utayaba na ryari ni ibitaramo mfitiye kopi niko nabyita nka copyright hari Kigali Summer Fest hari Celebrity Christmas Party so mu gihe cyose yose dutuje ibitekerezo byacu biri ku murongo bizaba Demen
muri se yavuze ko wagiye kwishinga usibye no kuba nagiye kubishinga tubwizanyije ko niba utakwishimira ko abashije ari kubikora yabikora nyine ni ukuvuga ngo ikibanyi ubwanjye si ukuvuga ngo si nuko mfite ubushobozi ariko numva nyine ndabikunze numva ari ikintu cyama ari indi ntambwe naba nteye buri mukoro ugerageza gutera intambwe rwose muri iyo ntambwe narayiteye nanayirimo nzanayihagaramo kugeza ku mwuka wa nyuma ngomba nzabisaba Imana nzabisaba inshuti zimfashe nzabisaba mwese tubipushinge niyo mpamvu nagiye mpura n'abantu batandukanye abapromota abaproducer abaririmbyi bose twarahuye abagerageza gutuma nashimira like nka DJ Inox DJ uba muri Portland muri Amerika DJ Jimmy kubera ko banyeretse nabo ko byibura bashobora kumfasha ibyo bintu kuko bikagenda bibaho gushinga izo studio no kwagura umuziki nyarwanda bakaza n'abahanzi nyarwanda nababwiye kuki nk'ubu mwazanye sinshari n'ishyari ryiza ese ko mwazanye shiba mwagize mwagize ngo mu Rwanda nta mwana waririmba nka shiba ko mwazanye se radio ukeka ko mu Rwanda nta muhanzi w'umugabo ntabwo ubona nka Bruce Melody yagize ngo buza mu shahid radio izo ibintu nk'ibyo nyine ko ndavugira abantu banjye so baranyumva ibyabo baranyumvishije Inox anyereka n'inzira y'uburyo nabo procedure bayigeze kure yo ku rwego rwo kugira ngo batangire batumira abahanzi sinzi ngo bazo mu Rwanda ko bakora show. Ikibazo cya mbere wenda nakubaza hari ibintu abantu mwitiranyije kuri Demeni ahubwo ikibazo bajyanye basobanura isura n'abanyarwanda Demeni murayitiranya ku kintu nk'icyo uzanye ngo twarafeyirinze amaproje muri 90% yarapfuye utanzemo urugero rw'ibitaramo utanzemo nibwo urugero utanzemo tujye nko ku bitaramo no kuri Demeni first of all jewe ntabwo nafeyirinze narishimye kugera kuri rwa rwego hari n'abo duhura bakanshimira bitewe n'ibyakozwe n'ibyabaye bivuye kuri experience n'iki Demeni tuvuga birego imaze imyaka ibiri ariko iyo tuyivuga cyangwa iyo tuyikuyumva cyangwa umuntu ubaje ikibazo wagira ngo ni nk'abantu bamaze nk'imyaka 10 ntabwo tumaze imyaka 10 muri akazi ngo tugwe ngo twafeyirinze tumaze imyaka 2 ahubwo ibintu twakoze mu myaka 2 nta wundi muntu nta yindi nzira dukora Imana imbabarire si ukwigeranya n'iki nta rimwe yabikozeho mu Rwanda ntayo mu myaka tumaze 20 turi muri mwuga nta rimwe yigeze ikora ni ukuvuga ngo Demeni ikintu abantu mwagiye mwitiranya nka biriya bitaramo n'ibiki wowe na ngo cyane cyagize iki ibitaramo biraba buri munsi abaye ibitaramo bigomeshwa n'inyigisho kuri shobora kugwa ushobora kuba warakoze imibare nabi ugasanga wenda wagishyize mu minsi abantu batahembwe ushobora kwishyira mu mibare mibi ugasanga uwo munsi hari umuhanda runaka bafunze utari ubizi wowe warateguye ibyawe mu mitora bitabwira ati umuhanda wa Remera n'iki ubebe kamera y'umuhanda wafunzwe ugasanga nta n'uremera ntibaje ibyo byose bibaho impamvu yo kuvuga ngo ni proud y'ibyabaye twe ntabwo tugeze tubyita igihombo biriya byari muri budget yo gukora promotion na campaign ya company ariyo mpamvu tubona na company nini kubera ko nayo yabiharaniye kugira ngo yitwe nka company nini ushobora kwibaza ukuntu ibitaramo 3-4 birimo abahanzi mpuzamahanga birimo abacelebrity mpuzamahanga byabaye mu gihe cy'imyaka 2 the same time iri kuzamura abahanzi kandi nabo bari kugenda bajya kuri level nziza n'ibihangano byiza binahindura isura y'umuziki nyarwanda ukibaza uko byakoze yari business plan y'icyo gihe ntabwo twafirinze ahubwo twebwe twarungutse kuko amatagetizi twagiye tuyageraho yari promotion nk'urugero ruvuga ngo we niba nkoze nk'igitaramo nk'icya Demeni kiriya twakoze cyo kurushinga Demeni right nko mu Ruhengeri twari dufite abantu benshi cyane muri stade ariko batari benshi cyane ku rwego rw'igitaramo kuko cyangana nuko cyateguwe n'iki hagombaga kuza of course kuba background yacu ari ntoya ariko n'umuntu atasuri Demeni hamagara Harmonize ngo batandika muzana ni Demeni ya hehe bitandukanye no kumva ngo EAP yahamagaye Harmonize imyaka ifite first of all utawizera ko ujya muri icyo gitaramo usanga kiteguye neza ibintu biri ku murongo abantu tureba experience ariko experience iva mu kuyiharanira ko twaharaniraga experience tukagira ngo umubare w'abo bantu birengagiye baje babashe no kwirengagiza kuba abo bantu bakoze ibyo nta experience bafite urubyo kintu
icyo muri nacyo Kigali the same way ntabwo intente twayumva byanyedeye ko ntabwo n'umuntu wese ubundi harya ngo demeni batewe icyo itaramese turabona n'intebe yo kwicara koko abo bantu hari icyo bakoze ngo mujye mubanze murebe cyari nk'icyambere so nshimira abaje kuko abaje babwiye abandi ati ba bantu bari serious n'ubwo abantu bareba cyeko stage yari ihenze umuhanzi yarahenze live band yari hari intebe zari zihari ibintu byari bihari niko akazi gakorwa niyo mpamvu uzabona za MTN za Airtel zirimo mu mihanda ntabwo tuba MTN hari n'icyo ariko iriya yari bije ya promotion yo kugira ngo dukore marketing y'ibyo dukora ibikorwa byacu kuko nabyo nibyo mubwira ngo nta nubwo muri gahunda za demeni turi aba event organizer dufitemo iyo participate yawo uduhaye n'ikiraga twakikorera neza cyo gutegura event ariko normally twebwe ntuza yacu ibanza no kumanaginga abahanzi no kubateza imbere so ibyo rero byose nabyo twabikoraga ku nyungu z'aba bahanzi ko the same time byabahaye gukorana n'umuhanzi ugezweho kandi ukomeye we Harmonize numva rero already nta n'icyo twahobye mu gihe abandi baba bajyari ati barindimutse byacitse byapfuye nta kintu twarungutse cyane ukora indirimbo ebyiri ukazikora n'umuntu nkuriya nimba se urura rugendo rwe rwarantwaye $40 by'amadolari wagize ngiyo mpaguruka gusa ngiye kumurango gukora indirimbo imwe yari kugitwara $60 ubu bikaba $120 ese yabaye kuri the man ibyo yabaye kuri the man so ntabwo twafirize nk'uko wabivuze rero ahubwo twagiye tuzamuka muri stage kuko nka celebrity Christmas party kurikiraho yaje utacyari igitaramo kandi noneho wareba imitegure n'imbaraga n'uwabyitabiriye ugasanga ntabwo yo kuri level y'ababanje iyo niyo bita kubalansinga kumenya mpagaze gute ndi kuki mpamya ko mu mwaka w'ikora hatabayeho cyakiza sinye kuvuga ngo n'ubutani nikora mu tuzuza no hashobora kuba ikindi kintu rwose utateganyije ibihe birigenga amasaha arigenga ibiza bibaye cyane cyose ntabwo twaferize inshuti ahubwo twebwe turashimira Imana kuba mu myaka 2 twarageze kuri ibyo bintu mu myaka 2 ko tuzi ko wenda urugero nka Wasafi yatangiye festival zayo zitwa Wasafi nka Wasafi nyuma y'uko Diamond nta nubwo yari international yari super amaze kuba super you know bo nibwo babitangiye twero ntabwo twarindira icyo gihe twatangiye mbere so wenda twakwifuza ko tunasaba n'ubufasha bwanyu n'abandi bose bakunda ibintu byo gukora cyane iki kuko bakomeza akarufa no gukarira kuko ibyo twari dutangira ngo kwiyongera nawe ugomba kurango byabo aho byakwiyongera bikajya ku rwego rwo kutwungura bikava muri marketing rekritema nibyo mubwira rekritema ntabwo tugendera wambaje kuri rekritema ushaka kumenya kuri rekritema okay shiti yanjye nongere bisubiremo njya gutangira demene natangiye mu bitekerezo by'abantu benshi n'inshuti nyinshi iki gitekerezo cyane ariko njye nagera nkora n'abantu batandukanye for sure experience ni ikintu kiba gikenewe mu buzima no kumenya aho uhera ikintu ushobora kumva ikintu ukagihe ahatariho ariko ubwo iminsi ishyira ikazakurika neza aho ugomba guhera icyo kintu mu buzima bwose navuga ko natangiye mubuze cyangwa bigeze gute nta kibazo cyari kirimo ariko ubundi icyo nshaka kuvuga icyo twakagenda mu kurekurita umuntu bishoboye kandi ubona ko ari kuzamura sosiyete nicyo kintu rwose no mu minsi iri imbere n'indi minsi izaza kizajya kigererwaho cyane ariko mu gutangira buri munsi njye mbivuga mujye mufata ibibera hano mubigeranye n'ibibera ahandi buri companies bibaho igiye gutangira ahantu bwa mbere umuntu aza akayibwira ati enjeniyeri kandi mwiza akayereka n'impapuro akayereka n'ibiki n'ibyo yakoze ariko bajyamo hagati mu kazi bikanga ariko kuba kujya gukorana n'abantu n'abandi bagenda baza n'abandi bagenda baza ugenda ugera n'umukuru wabo kugeza ku byo we wapanze before ariko gutangira biravuna ku muntu wese yitwa Story magarariye ikinyamakuru yitwa Story magarariye ikinyamakuru yes rero ikibazo tubiri nshaka kukubaza iyo umuntu yari amasezerano
murasinya mugashyiraho na kashe, icyo nicyo cyitwa ko byuzuye ko ari amasezerano. Ikibazo rero mfite aha ngaha ndashaka kubabaza, ese uretse ari amaposti twabonye Safi yashyize kuri Instagram n'iyo Jebuna yakoresheje Instagram, haba hari inyandiko zisinyweho atari za twabonye bazanye kuri ofisi ya Demon bagaragaza yuko basezeye? Icyo niyo mpamvu navuze ngo n'ibyo bavuga cyangwa banabishyiraho atansiyo harimo icyo kibazo. Ibyo bintu ntabwo dufite, ntabwo twabonye, natwe tubibona bigenda, ariko nka Safi twaramwandikiye binanyura kuri visi y'urukiko, irete yabugezeho iteye izo kashe, ariko we ntaye dufite, yes, ntaratumenyesha Jay Paul ngo nta kiganiro, nta letere, ari nawe ubona na ziriya leta zisohoka tuvuga ati mwirinde gukoresha umuntu cyangwa kugira igikorwa cy'ubucuruzi runaka mwagirana, kuko ushobora kubigwamo afite amasezerano y'abantu ataraseswa. Arahari ngaya ari hano, nta letere y'ubaje ikibazo cyiza n'uko bimeze, ntabwo ubwabo basezeye, ntabwo twahagaritse, n'uwo twahagaritse nyuma y'uko tubonye ko yakoze kampani ye n'ibiki byose turamwandikira, no tumwandikira tumusaba kugira ibiganiro twegera kugira ngo tumenye niba dukora letere ya finale ati amasezerano arashejwe, tubishyire no mu mategeko ko amasezerano ashejwe. Bivuga ngo aya masezerano nawe ubwo aracyamureba. Aho ngaho byumvikana yuko itangazamakuru rishobora kuba ryarakoze n'amakosa, kuko byatangaje yuko Safi yasezeye ndetse na Jebuna yasezeye, kandi bumva yuko bataraseze bagendeye kuri Instagram zabo. Social media hari n'igihe baba banamuhakinze tujye tubyinjira tugane nabyita none nahita mubaza ikindi kibazo. Safi aramutse aje akavuga ati ndashaka kugira ngo dukomezanye n'ubwo wenda biriya byabaye, kuko bya itangazamakuru byabikoze, ntabwo navuga ko ari Safi wabikoze, kuko n'ibyo ibintu byanditse nta sinatiriho nta kashiriho, ubwanjye ntabwo nabiha agaciro, ntabwo nabiha agaciro, ariko nshobora kubyandika bitewe n'icyo twita showandika. Ariko warabyanditse? Narabyanditse, narabikoze, narabyanditse, ayo makosa nayo narayakoze. Safi cyangwa Jay Polly baramutse bavuze bati twebwe Demeni turifuza gukorana namwe, turifuza kugira ngo dukomeze gukorana, ese wabyemera cyangwa se ntiwabyemera? Ikibazo wenda nsoza, niba Safi na Jay Polly bagiye, hari abandi bahanzi bategura kuba mwasinyisha, ese hari abo mwatangiye kugira ibiganiro nabo bava hanze nkabatubwira? So kuri icyo kibazo nacyo kuvuga ngo bibaye ngombwa ko habaho ibiganiro, ibyo nshaka gusobanuraho cyane nkabitindaho, ni ukuvuga ngo hari ibyo mu Kinyarwanda yavuga ngo hari amazi aba yarenze inkombe. Harimo abandi ikibazo kuki ibibazo biba byaratangiye, kuki mutandukanye umunsi izi afishe zibaho, aya masezerano y'amadeni abaho, kuki mwe mutese mubirukana? Aricyo kibazo nasubiza ngo njye ntabwo biribiza ko kwirukana umuntu ari wo mwanzuro, noneho hakagira igihe bibatuma iyo bari tumaze kuvuga ngo nka Safi mu buryo bw'impamvu wenda byagorana kuba twasubirana, impamvu bivuze gutyo, nubwo yashatse no kubihakana cyangwa n'iki, ariko aka kanya n'izo mbuga nazo nawe tuzifashije cyangwa n'ibyo yahaye isi yose. Safi ni umuntu wakoze kampani, sinzi niba ari kampani we yakoze cyangwa se ari kampani ya Mwekisi, so automatically ibyo nyine bihita byumvikana ko wenda ashobora kuba yaragize n'andi masezerano, kimwe ko yaza kuvuga ko atayagize, ako nta kandi gasuzuguro cyangwa se ni ikibazo kiba kirenze kuba gukorana n'umuntu mugomba kwambara iyi rinete, ejo mwito ari isezerano mufitanye, ejo mwito akaba yambaye umutuku, icyo kintu waba kwereka ko umuntu tukunguka ubwenge. So yagiye yanabihakana n'icyo yuko kampani mukuru isohotse nyuma y'uko tumwandikira irete, kuko amasezerano abitwemerera mu gihe umuhanzi yavuye mu bihe byakoze ibikorwa cyangwa akoranye n'abandi bantu. Gukora n'abandi bantu kuvuga ngo ni ukuri n'abandi bantu ni ikindi kirango, ni ubundi buryo waba wakoresheje kugira ngo ukore. Twemerewe gusesa amasezerano automatically, nta n'icyo tubashije kohereza umuntu restre akaza tukajya muri gahunda zo gusesa ayo masezerano. Ibyo byarabaye ubwo twatungurwaga tukabona
umuhungu afite ngo kuri music yasohotse kuri YouTube iriho bugacya interview ni ukuri iki nabonye n'ingofero z'ukurwa n'ibindi byose umuntu yarateguye kandi byavuye naho irizi so yarateguye uburyo bwo kuva muri demeni yarabyiteguye ari na impamvu bitakura ubigaga ko yaratwize arategura agerageza kugenda aduca inyuma muri ubwo buryo arimo gutangira gutwara za YouTube channel ze mu masezerano bitemewe gushyira indirimbo kuri page ziwe bitemewe mu masezerano ubundi yategura ku rugero rwo kugira ngo azinjire muri kampani ye n'iki neza nk'umusaza nk'umusaza rero yarabikoze bizamuhire natwe tuzakurikirana ibyawe iby'abahanzi kwepita abahanzi ndumva ntabwo twazabikora bubyibu twabitekereje kongera gukorwa twabiha umwanya utagiye kuza kure nka Jay Polly n'ufite amagambo menshi nk'uko mwakomeje kugeza muri garukaho uretse kwita patina w'umuntu se ni gute ufata 30% afata 70%, uri patina we cyangwa ni gute ari umukozi iyo muri shares umuntu agusha share abagukoresha kandi yasinye amasezerano yacu ntabwo twasinye amasezerano ibintu byumvikana so umukozi wawe yasinye amasezerano yo kugira ngo afashwe na Demene ntabwo twasinye amasezerano yo gufashwa na Jay Polly umuntu nanakubwira ikintu kuri mikoro yawe cyangwa kuri kamera yawe ntabwo ubitekereza nk'umuntu uvuga Demene yasinye amasezerano muri kampani ya Jay Polly cyangwa Jay Polly yasinye amasezerano muri kampani ya Demene ntabwo twabisobanura cyane ikindi kuvuga ngo uburyo ngo chip umbabarire muvandimwe ntabwo nakwita umuntu uciye mu kintu umenya ku isi ibintu ugomba umuntu muri twese ko turi hano buri muntu twese dushobora kuvamo nk'agapuro bakabasida unakurira indege twese tukazayurira undi akagura amato undi akagira ibiki iyo uzi ubwenge kubanza ntuzasuzugura umuntu ntabwo bibaho ariko uzavuga ibintu umuntu yakoze ibibi byo bimuvuge n'ibindi byiza bye ubimushingiye mu buryo bivugamo aho ngaho ku bijyanye n'umuziki ni ku muziki bari baheneye iyo baba batari bari kuza waba ku muziki nyine nari bafite niko nabyita aho ngaho ntabwo ndi gukoresha iryo jambo ariko ku muziki wabo nari papa wabo sponsor wabo buri kimwe cyose so niyo mpamvu nabivuga muri ubwo buryo apana ku izina Safi ku izina Jay Polly ni abagabo bafite ubwanwa nk'uko bivuze ni abagabo bafite ingo bari marodi so ntabwo wasuzugura umuntu w'umugabo kamere ntabwo ari ibyo twavuze turi busy indani muri business yabyemera atabyemera amuri boss boss yabyemera yabihakana nakina nk'uko bivuga uyu munsi napfa uyu munsi IP nari nahoze kugeza no kuri umuntu afite no mikoro boss so nagenda rero boss ku giti cye ariko azajya avuga ko muri save afite mu buzima yabaye umukozi wa Banjwama ntizahinduka ku buzima bwe ntabwo yose bizahinduka azandika izindi save ariko icyo yaba cyose niyo yaba perezida w'igihugu azitwa ko yakoreshejwe na Banjwama cyangwa na Demene yahoze ari umukozi wa Demene n'abantu ntibakanasige nabo bavuye ko niyo baye na perezida avuga ati nize ku kigo runaka nkorera ikigo runaka nari umuveterineri nari umuagronome ntabwo ari igisebo kuba warakoze ahantu ukaba watera imbere ukaba undi muntu si igisebo kuba warakoze ahantu ukaba wasubira inyuma hari igihe ahubwo aba ari ingaruka z'ibibi wakoze cyangwa se ubushobozi bwawe bukeya rero nta gisore na kimwe kiba kimongera uko bibona ntabwo bari cheap ku buzima bwabo ariko nta n'ubwo basuzuguritse hari cyangwa n'iki cyangwa ubwo bufasha bundi ari uko bakeneye ubufasha ko Jay adafite yabaho yabaye imyaka myinshi twawe ari umugabo ufite imyaka 40 yaranabyaye Safi the same thing twawe ari umugabo yarabyaye yarakoze n'ubukwe so bivuga ngo ndavuga duhura byo gukorana n'amasezerano ko duhura bwa mbere turakorana rero bivuga ngo ni abagabo ku giti cyabo mu ngo zabo mu biki byose ariko muri business yanjye basabye n'akazi they have to respect it no kugenda kuri rules kandi barasinyiye